gutangira guhemba aba bana bahize abandi, hanyuma turahamagara umwana aze imbere, turaba twamenyesheje n'umuyobozi iri umuhembe, hanyuma umwana araza kuza afata ifoto n'umuhemba, ariko nibazanye n'ababyeyi haraba n'indi foto ya kabiri y'umwana, ababyeyi n'utanga ibihembo. Nkuko rero mu kanya dutangaza amanota mu byiboneye abana bakoze neza ariko abahize abandi, reka baye bitegura igihembo cy'umwana wahize abandi mu mashuri abanza kiraza gutangwa na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, niwe dutangira igihembo cy'umwana wahize abandi mu mashuri abanza. Uwo mwana wahize abandi yitwa nkuko mwabyumvise Izere Enoch Trésor. Nari mpereye ku mashuri ya Tronkome kandi turere ku mashuri abanza. Reka duhere kuri Arakaza Leon Victor. Uwo mwana ntiyashoboye kuza no muri Wisdom School Musanze. Twasabaga niba hari uwaje umuhagarariye ko yatambuka imbere. Hari uwaje ahagarariye uyu mwana? Ego, umuyobozi w'ishuri niwe uje kwakira iki gihembo kiri butangwe na Minisitiri. Uyu mwana niwe wahize abandi, yagize amanota 99 n'ibice 4. Urumva kose ko uwo mwana ari umuhanga cyane. Tubonereho dushimira umwana utahari yahagarariwe, dushimire umuyobozi w'iri shuri kuko murumva ko umwana ari umwana rwose wakoze neza cyane. Minisitiri niwe ushikiriza igihembo, hanyuma na baje bahagarariye iryo shuri, abaje bamuhagarariye, ariko uwo mwana naza icyo gihembo azagihabwa. Aba bana bahize abandi bose uko ari 11 kuko muri primaire duhemba 6 no muri secondaire duhemba 5. Buri wese mu bihembo bahabwa harimo computer n'ibikoresho by'ishuri bizabafasha rwose, ndetse hari n'abazarihirwa nkuko tuza kubibagezaho mu kanya. Umwana wabaye wa kabiri mu mashuri abanza yitwa Impano Brave Gloria, yavuye ku ishuri rya Excellence Academy School mu Bugesera. Yatambuka arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa NESA. Umuyobozi mukuru wa NESA niwe umuyobozi mukuru wa NESA araduhera igihembo umwana kandi uzakomereza aho ngaho, ndetse nanavuga ngo n'andi mashuri ashobora kujyaza kabigeraho mugafatana. Hanyuma reka dusabe iyo foto barimo bose, iyo foto nziza y'urwibutso. Head teacher twari twagufotoye igira hino kugira ngo ababyeyi n'umwana n'abahembi bafata igihembo, hanyuma abafata igihembo niyo foto namwe yanyu twari twayifashe. Murakoze cyane, murakoze cyane. Hanyuma tugiye gukurikizaho umwana wa gatatu niba ego. Murakoze. Head teacher nawe yafashe ifoto iri kumwe n'ababyeyi, ntago ego nuko byari kujye n'ababyeyi kugira ngo bajye iyi foto. Hanyuma ihirwe umwana wa gatatu tugiye guhemba ni Ihirwe Kanimba Honette, ntago ari Ariete, Ihirwe Kanimba Honette no kuri New Vision Primary School Huye. Ihirwe yatambuke yigira imbere, hanyuma arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa REB. Ego nawe nkuko urakoze. Umwana ugiye guhabwa igihembo kurikiyeho ni Duhirwe Gavin Darcy. Ego nuko warakoze cyane, uzakomerezaho uzahora uba wa mbere. Araza guhabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa RTB Engineer Paul Mukunzi. Atambuke atange igihembo. Nuko tikomerezaho uzakomeza utsinde, bagushije computer, barabaha n'ibindi bihembo na certificate mwayibonye. Aha nicyo navuga, ibyo bihembo birimo amakaye, ibikoresho by'ishuri. Impamvu batarimo kubibahereza none abirahari biteretse hari, ariko biraremereye ku mwana ungana kuriya, n'ibikoresho byinshi kandi byiza. Murakoze. Ababyeyi be batambuke. Yego nuko uzakomerezaho, uzakomeze no mu myaka iri imbere uhesha ishema umuryango n'igihugu.
nuko mubaha amashyi. Yego murakoze. Umwana ukurikiyeho ni Nsengiyumva Joanna Holiness. Joan, yego igira imbere arahabwa igihembo cye, aragishyikirizwa n'umuyobozi mukuru Mwarimu Sako, yaje hagarariwe n'ushinzwe na director ya business y'Umwarimu Sako, ndetse Umwarimu Sako igihe batanga n'igihembo ndamuha nk'amasegonda make avuge hejuru yo gushyikiriza abantu igihembo, avuze n'ikindi batanga. Murakoze Umwarimu Sako kuduhembera umunyeshuri, nawe arahabwa ibikoresho kimwe n'iby'abandi, igihembo kirimo computer, certificate n'ibindi bikoresho byagenewe abana bibafasha kwiga. Yego n'ababyeyi be twasaba cyangwa abandi baje bamuherekeje bakigira imbere bagafata iyo foto y'urwibutso. Yego mutambuke vuba. Nuko ati nuko uduhesha ishema aho wize n'igihugu kandi uzakomeze gutera imbere. Murakoze cyane. Umwarimu Sako igihembo cyanyu ni iyo computer gusa, n'iki kindi mutanga? Murakoze. Nkuko bavuze ko Umwarimu Sako hari n'ikindi gihembo ifite. Umwarimu Sako nk'ikigo gishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, ariko nanone cy'abarezi. Abarezi rero binyuze mu buyobozi b'ikigo bahisemo yuko aba banyeshuri nk'uko dusanzwe tubigenza, ubundi twajyaga duhemba abana bose 5 ba mbere kuri PLE na 5 ba mbere kuri O-level. Ariko ngeze ahangaha nyine nka kwa kundi k'umuntu aba atwite hatarabaho kujya kwivuza kwa muganga ngo umenye ngo se utwita abana bangahe, umwana bangahe, habayeho nyangwa impanga muri ibi birori. Rero nanjye nk'umuntu uhagarariye ikigo, ibyo byose ntabwo twavuga hari hagenwa abana 10 none babaye 11, n'uwo mwana wa 11 nawe azajya mu bandi, ndabigeza ku buyobozi. Hanyuma icyo gihembo ni ikihe kugira ngo twizute? Icyo gihembo ni school fees ku bana bose uko ari 11, bagaragaye ko ari 11, bazajya mu bigo bya leta n'ibikorana na leta ku bw'amasezerano, bakaba bazarihirwa school fees mu gihe cy'umwaka wose. Arakoze cyane, turabashimiye. Umwana tugiye gusorezaho, ariko ntagaruko abandi bamurushije nawe komerezaho. Nuko ashyikirijwe computer na certificate na bya bikoresho, ndetse mwanumvise icyo gihembo nari nanze kukivuga bataragitangaza ko abana bose baziga ku mwaka wose abari mu bigo bya leta n'ibifashwa na leta barihirwa n'Umwarimu Sako. Ababyeyi cyangwa baje baherekeje Keza nibatambuke. Nuko ababyeyi mwarakoze kurera umwana, murabona rwose ko nawe abahesheje ishema. Nuko yego Keza Gerardine, nuko urakoze kandi uzakomereza aho ngaho n'ubutaha tuzakubone uri mu bimbere. Murakoze. Hanyuma murakoze. Iki gihembo iki gice cya mbere cyo guhemba abana barangije amashuri bahize abandi mu mashuri abanza turagisoje.